ariko keke nundemera ko ufite amafuti ese aya mafuti naye mafuti uvuga ako se nana ayahe mafuti ngiye wambwa ngo ngifite ayahe mafuti yambwire uwumva uri mukuri nakoze iki se ahubwo reka wowe nkubaze gute uri ku ruhande rwa Rugaba ubizi neza n'ibintu byose yakoze n'amafuti ya Rugaba keke ntago mba ndi ku ruhande rwa Rugaba ahubwo ahangaha umuntu bari mareba ikintu cy'ukuri umuntu uri mukuri ukwiye kurize uri inshuti yanjye ariko ntago nagukikira mu mafuti ngagenda ushyikire Rugaba oya ntago ndi kumushyikira nawe ariko ufite amafuti 100%. ayahe mafuti nyine yambwira mbwira untondekere umbwire ngo amafuti yawe keke nayangaye ufite aya mafuta ya naya nyamenye ariko keke ubu ntago ubona ukuntu rwa yihanganiye iki ahubwo ngiye ntago ubona ukuntu yihangana umugore nkaho utera stress yego mana nyagasani uje kunukira mu rugo rwagize nana uri inshuti yanjye wansuye tuganira neza utaje ariko keke inshuti ikintu ziberaho ni ukuganira uri kumva aho mwakosheje undi akamukosora ntago nabona urimo atandukira ngo nkureke ngo ukuri inshuti yanjye njye nakubwiza uri gusasha ukanyanga njye ntago nabona urimo urakina n'urugo rwawe uri muri isenyera ngo ngutize umuhoro njye ndi inshuti yawe uri kumva kuri kundeba gutyo ushaka se ngurebe n'inshuti yanjye ntago nzijya n'umunsi umwe mushyikira amafuti ngana nawe ndebe umuntu w'umugore uje kubaka urahonga urabizi neza ko bajya bavuga ngo umuntu ushaka kubaka yirinda kurira muri telefone y'umugabo ariko wowe umugabo arambika telefone hasi agiye muri toilette gato ukawirukansemo ngese kareba mu yanjye wamwihoreye ese ntabwo ushaka kubaka hako se ibyo ntumamuzanasha kandi ncecekere nako uruhande uriho ndarwumva nta byinshi ufite byo kuvuga keke nta ruhande ndi havuga uruhuta ari keke nzahora ndi mu ruhande rwawe igihe cyose ariko igihe uri mu mafuti ntabwo nzigera ngushyikira n'umunsi n'umwe ariko nana ku buryo wakwifata wowe kazangaha urimo uravugira Rugaba ukavuga ngo Rugaba n'amafuti yuzi n'ingeso zuzi buri kintu cyose uzi ugahagarara ngo akavugira Rugaba keke nawe utekereje neza mu mutwe wawe ugatekereza ukibwiza ukuri wakumva ko ufite amafuti ariko nawe mbabara undebere urifashe urabizi ko umugabo ari mu akazi k'ubushoferi buri mwanya umuhamagara urabizi neza ko kwitaba telefone cyangwa kuvuga telefone umuntu atwaye ntabwo ari ibintu byemewe ako se nana ku buryo umuntu yabura n'iminota 3 byibuze buri imwe yabura n'iminota byibuze nk'3 cyangwa 5 buri saha mukavuga buri saha nyine niko kazi wagiye ukura kukuze wagiye ukura kukuze ako se nakuze ni kujya mba ndi gwaranira uburenganzira bwanjye rero uburenganzira bwanjye ndavuga uburenganzira bwawe no kwicara mu rugo buri saha ngo umugabo wawe ibaze nawe umugabo utazi gutanga keya ntazi kuvuga neza ntashobora kuvuga ngo umugore wanjye akeneye iki ntashobora kuvuga ngo umugore wanjye ibi nibi ABCD sibyo n'umuntu uri aho ngaho gusa nyine w'umuhanga uvuga ngo ufite umugabo nta kindi kandi urabizi neza ko igitsina gore mu bintu byinshi bidukurura uri abagore barumva cyane nyine ntuze zabo ziba mu matwi sibyo ikindi wamuhaye keya ntago akeneye ibintu byinshi akeneye umwanya akeneye keya kumubwira amagambo meza shaka umenya niba wamubeshya yabyizera none mbwira umuntu hari aho ngaho gusa reka nkubaze njye naje aha ngaha kurya no kuryama gusa nicyo kintu cyazanye kwa Rugaba reka nkubaze amagambo meza arubaka atubaka ahubwo amagambo meza nakubakira wowe kamanze nkubaze imyaka ufite uracyari umwana bavuga ngo sheri ngo sheri uri mwiza ibyo bikakubakira sheri ibyoreye hari ubuzima tuba tutarabayemo tuba dukeneye dukuze natwe none se niba ntarabibonye nkaba mbikeneye ku mugabo wanjye niba mbikunda hanyuma se kubagira urabikura hehe ajya he ubu muri kumwe nana Rugaba mureke bira ni ibintu bisanzwe mu ngo bira bizashira ndabizi neza Rugaba azagaruka izina azagaruka azajya he ese uguze abantu bakeneye abagabo hanze ngo kuntu bangana bakeneye Rugaba se noneho abantu bakeneye abagabo bakeneye Rugaba nyine bakeneye kuza gusa kugira ngo babone ko bafite abagabo baha amahoro nyine bakeneye hanyuma waramufite uri kwirirwa umutesha umutwe uri kumubuza amahoro erega nana uzi n'ikindi hari abagabo benshi bagirwa abagabo n'ingo iki kintu wari ukizi umugabo harahora ari umugabo harahora ari umugabo uri kumva usa utagarutse wajya he waba wandi ndabizi neza ko azagaruka yego ni ukuri sinyira kubeshya ngerega Rugaba ndamuzi none waramurogesheje sinamurogesheje ariko ndabizi ko neza uzi iminsi amazu uza ari hehe
nta kibazo ikimodoka kirirwa kizenguruka gipakira abagenzi kikagaruka kigaparika kwa nyirayo. yego ubu se paritsi wawe kankureke uzi ko ukina n'urugo wowe uri gufata urugo rwakarukinisha wagize ubwenge kukuze nandi ibyo bintu by'ingo zanjye byihoreye nanone da wivuyeho kwivanga mu byawe kwivanga mu by'umugore n'umugabo uramureke suri rwose nari mpubutse sawa mabuja wahageze ageze okay urabinzaniye nari mbikuzaniye natinze se hoya ntago watinze reka nkugereze mu nzu oya ntari utu n'utuntu wangereza mu nzu oya wikwigora nta kibazo uzana natwe twari waretse nkakugeza mu nzu okay zana niba ari ukubigeza mu nzu nabyo byose nabikwangira ubuse okay aho ngaho nta kintu yaba ndakeka ariko wari kubona nkabyitwaza mabuja waretse nkakugeza mu nzu icyo ushaka rwose icyo ushaka bimeze bite se ahandi mabuja ni fresh twese n'udushya unzaniye ni ubwo butumwa ndi buguhaye mabuja nta muntu n'umwe njyewe wibwirije wibwirije ute se gute ase mabuja ntabwo uzi ko ari njye watwaraga bose kandi ibintu yanumaga byawe njyewe wabizanaga kandi ubu nzi ibintu ukunda hanyuma se ruzi ibintu nkunda uragiye urabigura ndavuze ati reka mbigure nkwe akagifiti ntabwo uzi ko uri umwana mwiza di reka turebe niba mfite amatsiko rwose ni kuri kwivanira umwana mwiza pe wawu ubu uricaye uravuga uti reka njye kugurira keke ibintu ndavuze ati reka nkute n'imana wawu akira uri umwana mwiza cyane kandi urakoze imana igumugisha sibyo mabuja ntabwo ndi umwana ahubwo ndi umuntu mukuru okay sawa rero urakoze ubwo usubirire mu kazi nta kibazo ase mabuja ntabwo ushaka kubona ku marirungu hano uko mbizi ko boss atakiba nangaha umuntu kwitaho dukeya nyitaho mu dukeya runo ruzu ni rundi umuntu aba agomba kuza akakuganiriza n'izo mbeba bakazirukana izihe mbeba hano nta mbeba ziba zicarakiramo hano umuntu agomba guhabura ariko se muta wanyweriye tabi ibintu uri kuvuga ko bidahuye aya mabuja nta tabi nanyweye ahubwo urabizi ko kera nakwemeraga utarashakana na boss ushaka ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko nanjye nyine nasimbura uwagiye kuko boss ndamutwara nta gitekerezo na kimwe afite cyo kugaruka aho ngaho rero namusimbura da ukamusimbura ku bijyanye n'iki no gusigara ku rugo nyine ako mabuja shaka watanga amahirwe nyamara amahirwe nyahende nyahe wowe kayama nyine nanjye nkigaragaza nk'umugabo ariko nanjye uranzi gutwara kandi urabizi mfite n'akamoto hariya ntanagutunga hako se umva nkubaze mota uruzi ufite ikihe kibazo ibi bintu bizanye kugira ngo uze kunyurira ntabwo ari ukukurira nawe urabizi ko umutima ukunda udatoranye usengeye ngira amarangamutima ninye ko yakubwira kandi uhari mbizi ko na boss buryo wumva ko waza ahangaha kumbwira ubusa nk'ubwo ngubwo uje kuvuga ubusa bungana gutyo nta nubwo abantu mushobora kubaha ngo mugire ikinyabupfura nta nubwo umuntu amenya ese wagiye wishimaho wishyikira kusura bimusumba bimutokoza ngiye ntabwo binsumba kabisa kuko ngiye amafaranga mfite nagushobora pe ubu janga kumbwira ayo mangambure mota sinkunda agasuzuguro sinkunda n'umuntu umenyera
uranyumva neza mujye mumenya ibyo muvuga naho muvuga nabo mubwira ngo waza kugira gute ngo gusimbura nde wowe urabona waza gusimbura umugabo wanjye wowe hakurusha imbwa zibunguye ivu kabisa ariko mana hako genda kekura suzuguritse kekura ngwiki ubu ngubu neza neza uravuze uti ngiye motari nanjye reka nze nterete keke mugira urumva wongera umugore se shaka ngenda gukunda kabisa yumvamo vurema reka nkubwire rero wa muhungu we niba ari n'akazi tuguha kakaba karatumye umenyera abantu kuri iki kigero ushaka kuba uri kwisibira amayira ushaka kuba urimo kwisibira amayira nzongera kubona hariya kuri kiriya gipangu niba ari uko nguko utekereza ejo umuntu yanahura nawe ukasanga umugiriye nabi cyangwa akagutuma ukamuzanira ibintu bitameze neza kubera ubwo ufite intekerezo zimeze gutyo ngo wasimbura bosi ukigaragaza he ni isoni umva mpagurukira mu rugo genda vuba vuba genda nkubure haguruka gira vuba vuba nta soni ujye umenya aho ugenda ubaza umenye n'ibyo ugenda uvuga umenye nawe ubwira ujye ugenda ureba abantu bo ku nzego zawe nta soni ahangaha uraza kuvuga ubusa ngo uje gutereta ninde yakubwiye se undi ko natandukanye n'umugabo wanjye umugabo wanjye ndakubwiye ko twatandukanye hari uwigeze abikubwira kuba adahari ntabwo bivuze ko twatandukanye igihe kizagera twongeye dusubirane mujye muza kurira abantu munabamenyera ngo nuko ngo batari kumwe n'abagabo babo ngo cyangwa mubone umuntu mubone urupangu rukinguye imbwa zose zinjire ndavuze ngo haguruka ngaha nawe keke ndi uwo ngo wagicucu none se mabuja uri serenge ndavuze ngo mpagurukira mu rugo ibintu ndimo ndavuga ntabwo byo genda hagurukira mu rugo wakigwe nako garuka ngaha nkwereka gicucu fata ibintu byawe ujyane niba ari ubusa bwawe uzicabariza uri kuza ngaha ukangisha uzumenyera abantu basuzugura nta n'isuri toka genda gicucu njyewe rwose naricaye ndagenzura nza gusanga nta mpamvu yo kuba nakwicara nkaganira na Rugaba pe uriya mujene yabaye imbwa sinzi ibintu sinzi abadayimoni bamwaritsemo n'ukuri ariko nawe ntuganire nabi da no ntabwo ndi ntubifate nabi urabizi ko ari inshuti yanjye hari ibintu nyine ureba nawe vraiment ukabishyira ku munzani ukabona ko ce n'est pas normal nararebye rwose mbona ko nta kintu kimurimo pe ushatse wayikura rwose urizo wantukira umugabo gutyo Patrick ntumbeshyere nta gitutsi nakoresheje ndimo ndakubwira totalement uko nabibonye sibyo Keke, cheers by the way. Cheers. hagati aho ariko ndagushimiye cyane ko wampamagaye ukambwira ko nshaka kandi nawe mfite gahunda yo kuguhamagara nyine nkubwira ko nkushaka ariko nyine wantanze wakoze kwigomwa umwanya wawe pe no gusa nizere ko rwose icyo nagusabye nyine ari cyo ugomba gukora ibyo bindi uri kumbwira njye ntabwo ndi kumwe nawe nubwo numva wenda watandukira uri mu wundi murongo ariko reka mbwire Patrick njyewe umugabo wanjye ndamukunda cyane ndetse sibyo ndamwubaha nubwo tutari kumwe akanya ariko nta muntu n'umwe ku isi y'Imana wandutira Rugaba sibyo ni umugabo wanjye ariko uribuka ko uriya mugabo twabanye twajya imbere y'Imana twajya imbere n'ababyeyi ndabizi urabyibuka ibyo ariko none urimo uraza unsebereza umugabo mu maso yanjye rega nubwo tutari kumwe buriya nta kibazo kiri hagati yanjye nawe nta rwango rumeze gutyo ruhari atansiyo rero kumuvuga nabi no atansiyo keke ahubwo wowe no ushobora kuba wabifashe uko bitari naho kunshimira ko nanjye ndagushimira ko naje uranyakira so
ndumva nta gitutsi nakoresheje sibyo niko rega iyo umuntu avuze ukuri ntago biba bivuze ko uko kuri gufite aho guhuriye n'ibyo ari kuvuga no ariko ntabwo navuze ko ari imbwa kuko ari imbwa no ntabwo ari byo naminingaga ahubwo nashaka kukubwira ko buriya umuntu ari umugabo akamara igihe cyose kingana gutya adahari nta na kominikasiyo iri hagati ye n'umufasha we abagabo nyine hagati yacu twita n'imbwa ni ibintu biri normale ni ibintu bisanzwe numva ibyo bitakurakaza numva nta gitutsi nakoresheje vraiment imbwa ntabwo ari igitutsi wakoze Patrick no reka nze tuganire twicaranye nta kibazo cyarije twicaranye di oya kuba twakwicarana se ugize ngo ni ikibazo hanyuma se hari wari wicaye ntabwo twaganira ngo twumvikane no c'est normal mba ngira ngo erega tuganire erega ubu ngubu nta mugabo ufite uri ku isoko ati kuvuga iki se umuntu mukuru iyo umuntu nta mugabo afite sa Federique ko aba ari ku isoko keke ubwire Patrick ntumenyere byo ntabwo uje kwicara ngo uze kunjabata sibyo I hope that is not too much. Tuganire ariko tuganire harimo kubahana harimo hazemo kubahana nyubahe nkubaye ngiye kunkoraho okay pardon ça ce n'est pas grave urabona ntabwo ari ibintu bikabije cyane ahubwo nta kuntu twava hano tukava hano mu rugo tukareba ahantu tujya kuganirira ahandi hasi ntabwo turi kuganira ngo byumvikane tukajya he hari agahoteli mfitemo shares mfiteho room rero iri private twakwicara tukaganira nta kibazo tukajya kuganira mu cyumba yeah ariko keke naruha njyewe unjyane muri hoteli mu cyumba kuko habaye iki kugira ngo bigende gute no si normal no kuganira ariko kuki abantu mumenyera mugakabye ubu urandebye ubona ukwiye kunkura ahangaha se habaye iki ntabwo turimo kuganira ngo byumvikane amatwi yawe yumvira muri hoteli gusa twagiyeyo tukaganira reka nkubwire rero Patrick pazo wikwirirwa uvugana amagambo menshi kamubwire sibyo ndakumva cyane attention mujye mwiga kubaha n'umuntu mwige no kwiyubahana muganye watangiye suri inshuti y'umugabo wanjye ntimusangira watangiye winyuza hirya winyuza hino ngo ibiki ngurumva ngo ntago ari nko tuganira rugaba ruratangira ntukira umugabo uramusebya bigira gute sibyo uyu munsi kuba ntari kumwe n'umugabo wanjye rugaba ntabwo bivuze ko umuntu wese cyangwa inyagasozi zose zigomba kuza zinyurira zimenyera sibyo c'est normal chérie c'est normal ni ibintu bisanzwe ni ndimo ndakubwira ngo ntago bivuze yuko ugomba kuza umenyera wowe utabasha gufungura n'udushumi tw'inkweto z'umugabo wanjye wowe uraza kunyurira uza nguje kuntereta wowe unjyana mu byumba ngo ntabwo ni muri hoteli urareba ukabona ngiye ndayicuruza iyo kujyanwa mu mahoteli reka nkubwire ntago ndi kuri urwo rwego ntago nsuzuguritse bene ako kageni ngenda umugore wiyubaha icyo naba ndicyo cyangwa situation yose naba ndimo n'ibyo naba ndimo gucamo byose ntago ndi umuntu wo kwiyandarika bene ako kageni cyangwa guteretswa no mu isi n'umugenzi cyangwa nkuko urimo kuntekereza ubyumva attention n'undi munsi haguruka umvire mu rugo ntukarakare inshuti y'Imana Patrick twubahane haguruka unsohokere ahangaha ntago nshaka kuvuga amagambo menshi ndakubonye ntumbonye ndakurakaje sinkubonye se uko utekereza sinkubonye uko umfata sinkubonye se gusa nagira nkwibutse ko atari uko ngemeza njye ntago ndi ndayicuruza ntago ndi umugore wiyandarika niba ari abo ngabo arizo nshuti mufite genda unsibemo niba ari waraharaho wari waranyanditse haguruka umvira ahangaha haguruka umvira ahangaha ariko siwe ndimo ndabwira ushaka ko nkusohora nabi cyangwa ushaka ko nkufata nkakujugunya hanze nk'umwanda winjira bataguruka umvira ahangaha Patrick nsohokera ahangaha mvira mu rugo
kandi naho nzajya uzajya unkurikiza amaso ntukamenyere ntukankurikire ujye undeba uguma aho ngaho uhagaze rero karakaye gutyo hasoni akamenyero kabi gusa n'agasuzuguro hanyuma se nana ahanaye ahananga ese kuje utavuga udakomanga winjira gutyo umeze nk'uwinjira mu isoko byagenze bite Ike narinje ko guhamagara umugabo wanjye pe umugabo wanjye yambwiye ngo arabihaze gabanya kumuhamagara ubwo uvuye iwawe ujanga uje kumbwira ibyo ngibyo none urumva atari ingirakamaro urumva atari ikibazo umugabo wese namutwaye iki namutwaye iki arambuye ko uzaza buri mwanya yambwiye ngo arabihaze yewe namwe nuba ari uko mufite abagabo umugabo wanjye muba mwabarase none se reka nkubaze tuvugishije ukuri umugabo wawe ikintu umuhamagara amubaza ni iki kumuhamagara musaba kumfasha kugira ngo amuze n'umugabo wanjye gusa byibuze agenda amusabira imbabazi ibyo nibyo bigiye guca ibikuba bigiye kuvuga ngo ndamuhamagara ko muhamagara buri kanya mubaza iki ni umunyamategeko wanjye ni umugabo wanjye ni iki cyane kubyo muhamagara buri kanya none ibyo ngibyo bikuzindure uze winjira gutya nk'iyagatera ntuvuze ntugize gute uzi ko wari umuye umutima keke ibyo bintu yarabihaze yahaze iki uri ku inshuro yaje wanyu azana n'umugabo wawe ngo baje kugucyura umugore muzima ngo wawukanye ko batagusukishije ngo wawukanye ko bonye ngo umugabo yandikira umukobwa message yambwiye ngo uramubangamira yantumye kuko we nk'umugabo ntabwo yari kuza kwicara imbere y'umugore ngo umubwire ngo urambangamira yantumye nk'umugore we hakorana reka mubwize ukuri pe sibyo tuvuge ibintu wenda dusubire n'ibindi ndeke no kuvuga gutyo wenda utumva ndimo ndavugira hejuru nk'ukamwe ngugire ngo ndi umuntu nta muntu ndimo pe nta muntu kuba nahamagara umugabo wawe musaba serivisi mutesha umutwe musaba nuko nanjye mpangayitse nuko mfite ikibazo n'umugabo wanjye byibuze ngo ndebe ko yamfasha ko ari inshuti akamfasha rugaba byibuze twara ko yahinduka akagaruka akaza mu rugo tukongera tugasubira niba hari ikintu ndambiwe kubaho muri ubu buzima ndabuhaze pe ntabwo nari nzi ko ari uko byagenda ndabuhaze pe ndabuhaze umva imana imfashije yo kabyari kongera ikagira gutya ikangirira icyizere ikamuza n'umugabo wanjye ngira ngo utwo tuntu twose nirwaga nikora nigirane shanana nkaba nakongera amasomo ndayabonye niba narumvishe agasuzuguro narakabonye narasuzuguye bihagije nabwo amagambo mabi ibintu byose nta kintu ntarabona none n'inshuti yanjye magara inshuti yanjye ijanga ije kunyiyama ngo ku mugabo wayo kuko muhamagara ndi kugira ngo byibuze amfashe ndebe ko yamuze n'umugabo wanjye aha niho ngeze reka rero nkubwire sibyo nk'inshuti yawe koko buriya kubaka kwiza ntabwo ari uguhoza umugabo ku nkiki ntabwo ari uguhora ukontorora umugabo wawe umugabo aciye aha ngaha ushaka kumenya aho umugabo aciye umugabo yanditse ibi ushaka kumenya ibyo umugabo yanditse uko si uko kubaka neza uri kumva ugomba kumenya ibyo umugabo wawe akunda ugomba kumenya uko umugabo wateye si izo mpano ushaka za buri kanya ushobora gusanga umugabo wawe adafite ubwo bushobozi ntabwo ari romantike ntabwo ari ko bose ari romantike keke sibyo natwe hari igihe twigira victim kandi turimo turavuna abagabo bacu kiki anga numve ko ndimo nukuri ntago nagutereranye nukuri ntago ndimo ndava kuri umugore mubi ariko kandi nawe hari imico ugira imeze nk'iyabana ibaza umugore ungana nkawe ngo nawe ukanye kubera yuko umugabo yatinze kunsukisha icyo kintu kigatumva mu rugo rwawe ukazinga ugataha ukajya iwanyu uri kubaza ibyo bintu umugore ungana nkawe ku myaka ufite ukakana icyo kintu rugaba wamuziniye urugo wamwangishije urugo mana sinijuru rugaba yarababaye pe shaka mbwiza ukuri nana njyewe nakubwiye ngo isomo nararibonye
kandi ngize amahirwe Rugaba akongera akampa amahirwe, navuga ko ari amahirwe ya kabiri mu buzima, ntabwo nayatera inyoni sinayapfusha ubusa, ko niba ari ukwiga narize iyi mihanda, niba ari imihanda, niba ari ibiki, icyo nayiboneyemo, agasuzuguro nahuye nako, amagambo nahuye nayo, gukomereka umva ntabwo bizi. Gusa Imana imfashe, njyewe buriya umuntu iyo azi amakosa yakoze, ndabizi neza ko gutandukana kwanjye na Rugaba nabigizemo uruhare 99%, ni njye nyirabayazana. Niyo mpamvu uyu munsi uri kumva ndi kubwira ngo ngize Imana akangarukira Nana, hari ibintu bimwe namwe ntakongera gukora, hari amakosa amwe namwe nakwirinda, umugabo wanjye namufata nk'umwami. yewe sha keke rero ubwo ni ugusenga cyane, icyo umugabo adashobora ikintu kidashoboka ku mugabo Imana yagishobora, ubwo ni ugusenga cyane Imana akaba ari imugarura, kuko ku bwa Rugaba we ntabwo rwose biragoye, ubwo rero ni ugufata iminsi ugasenga. Nawe uzamfashira umuvandimwe nsengera. Sha nzagerageza uko nshoboye, ubwo rero nicyo cyangenzaga njye kandi igendera. Waruje kunyiyama ku mugabo wawe? Njye nkuzaniye message umugabo wanjye yari yampaye, kandi njye ndi intumwa y'umugabo wanjye. Nta kibazo Nana, nta kibazo tu. Sawa rero, bye.